Tati Guest House ije ari igisubizo mu karere ka Gicumbi, aho itanga serivisi nziza kandi inoze zirimo amacumbi, bakira ubukwe, bakira inama n'amahugurwa ndetse bagakora n'ibirori bitandukanye. Ni guest ikorera mu mujyi wa Gicumbi hirya ya gare Rutiere, aho abagenzi bategera imodoka cyangwa hateganye n'amarembo ya Dove Hotel ya ADPR. Bafite ikindi gice cy'amacumbi muri Jova Jules Plaza, ni inyubako ya Diocese ya Byumba, imwe iherereye imbere ya Rond-Point mu mujyi rwagati. Ni hejuru muri etage ya nyuma, aho uzamuka mu munyenga muri ascenseur. Umva, hari amacumbi asobanutse ari class, VIP, VVIP. Ndakubwira kuryamamo hehe no kwicura kubera climat cyangwa clement yo mu mahumbezi atagurishwa ya Gicumbi. Icumbi ry'ibyiza, aho uba witegeye imisozi miremire n'ibirunga. Ku bashaka kuharara yaba igihe gito cyangwa kirekire, byose ni ubwumvikane, ukabona na petit déjeuner byihuse. Uhasanga internet yihuta kandi ihagije, n'umwanya wakoresha nka office cyangwa biro urahagije mu cyumba. Hari keto ni pasi mwakenera full time. Ibyiza bikomeje kuza mu bindi, kandi Tati Guest House izakomeza kuba dabagiza muri byose. Ije ikenewe mu ishoramari no gutanga serivisi nziza. Bienvenue and welcome.